kuba yarajyaga kuri mikoro ndetse na kamera yiwe intego nyakuri igaragara nk'aho ari ugusebanya yewe no kwinjira mu buzima bw'abasitari bagiye batandukanye. Ibi bishobora kuba ari bimwe mu byamushyirishijemo. Gusa ku rundi ruhande ubwe ibi ntabwo ari byo aburana, ahubwo aburana avuga ko baba bamugendaho ndetse na RIB ubwayo ikaba ifite ikimushakaho gitandukanye n'amakosa yakoze. Ku ruhande rw'abafana kandi bahamya badashidikanya ko uretse kuba bafashe icyemezo cyo kuba bafunga uyu mugabo ku itariki 18 Ukwakira mu mwaka wa 2024 yakabaye yaranafunzwe mbere yaho kuko ibyaha yakoraga byari bikomeye. Iryo ni ijwi ry'abantu. Naho kubwe we nanone urukiko rukuru rwa Nyarugenge rwanzuye ko uyu mugabo fata ku mavuta akwiye gufungwa indi minsi 30 agakurikiranwa ari muri gereza kuko ngo ibyaha akekwaho ni byinshi, ashobora no gusibanganya ibimenyetso igihe yaba agiye hanze. Byinshi rero utamenye kwifunga n'uruniburana ry'uyu mugabo fata ku mavuta ni njye wabikuzaniye. I'm the only one present. Kora subscribe hepfo gato tuze kubana. Nabivuzemo mbere gato ya tariki 18 Ukwakira mu mwaka wa 2024 nibwo uyu mugabo fata ku mavuta yaje kuba yatabwa muri yombi. Uyu mugabo ubwo ikigo gishinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB cyamutaga muri yombi akigera muri gereza ya Nyarugenge yaje kuba yasuzumwamo ibiyobyabwenge n'ikigo gishinzwe ibizamini by'ubuzima, maze basanga uyu mugabo afite ibiyobyabwenge mu mubiri we yewe biri ku kigero cyo hejuru, uburyo umuyobozi cyangwa se umuvugizi ushinzwe wa RIB mu Rwanda Murangira yahamije ko uyu mugabo afite ibiyobyabwenge bidasanzwe bigirwa n'abantu bazima basanzwe, aho basanze ikigero cyiwe kikubye inshuro zirenga 20 ibyo umuntu muzima yakabaye yifitemo. Ibi ni byahari mu ntangiriro z'iburanishwa rye atari yinjira mu rubanza, dore ko ibi byakozwe mu minsi 5 gusa uyu mugabo agifatwa. Nyuma gatoya kandi uyu mugabo byinshi wamenye yashyizwe mu buroko, maze ku munsi wa mbere ajya kuburana, ni ukuvuga amazemo icyumweru kimwe aza kuba yahuriramo n'undi mukobwa mwiza cyane twamenye kandi dukunda Miss Rwanda uwo bita Muheto. Uyu nguyu rero kuba yarahuriye muri gereza hamwe na fata ku mavuta nabyo biri mu bintu byinshi byatumye fata ku mavuta agira byinshi avuga, ashyira hanze ibyiyumviro bye, yewe anagaragaza bimwe nakwita ko yaburanye nk'abana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Fata ku mavuta ubwo yari ari muri gereza hamwe n'uyu Miss Muheto rero yaje kuba aburana mu rukiko avuga ati mbese kubera iki ubwo twari tuje hano mu rukiko mwemeye ko uyu Muheto yishyiraho bakamukoraho bakamusuka yewe akazana umufashonikira akamwitaho, naho njyewe mukantegeka kuba naseruka nambaye deshire nambaye imyenda icitse udukabutura tugufi yewe banzanira n'ikote abo mu rugo iwanjye mukaba mwambuza kuryambara. Ibi ntabwo ariho byagarukiye, ahubwo fata ku mavuta yakomeje kwiregura atanga impamvu zigiye zitandukanye. Kubwe ku rundi ruhande yavuze ko nubwo ubwe ibi babifashe nk'ikosa bakabimufungira, Yago Pondate umunyamakuru mugenzi we amaze igihe kinini nawe akoresha imvugo itari nziza yewe iharabika ibiburwango yewe inamuca intege ntihagira icyo bamutwara. Uku kwiregura kwa fata ku mavuta ntabwo byarangiriye aha kandi ku rundi ruhande uwo bita fata ku mavuta yageze ku cyo bita impamvu nyamukuru yatumye afungwa. Ahamya ko we nta muntu n'umwe yakoreye icyaha, ahubwo kuba ari muri gereza cyangwa se mu maboko ataraye byaba biri inyuma n'urukiko n'ikigo gishinzwe ubugenzacyaha RIB kurusha uko haba hari umuntu umwe cyangwa itsinda ry'abantu bashaka gufungisha uyu. Nubwo uyu mugabo fata ku mavuta rero yavuze ko RIB ariyo iri gushyira imbaraga mu kirego cye ngo afungwe, hari abantu bagiye batandukanye batanze ibirego ku rukiko nubwo bagiye bagaragaza ko batanze imbabazi. Ku ruhande rumwe turamuzi The Ben Tayiga cyangwa se Mugisha Benjamin, uyu ni umuhanzi wagiye amenyekana yewe ni n'umugabo wa Pamela umukobwa mwiza muri uru Rwanda. Uyu mugabo yashinjaga uwo bita fata ku mavuta yewe anamuterekeramo ikirego mu rukiko amushinja ko yihaye umuryango we, ahora avuga ko The Ben adashoboye gutera inda yewe n'umugore we Uwikeza Pamela adashoboye gusama, ahubwo bashobora kuba baramukoreye ibindi bintu bishobora gutuma nyaze yo idakora neza. Ibi kuri The Ben ntabwo byabaye ikibazo gusa kuko nyuma y'iminsi 15 uwo bita fata ku mavuta afunze, The Ben yaje kuba yandika asabira imbabazi uyu mugabo. Kuba uyu The Ben yaranditse urupapuro asabira imbabazi uyu mugabo rero ntabwo byatumye uyu mugabo afungurwa
kuko ngo hari n'abandi benshi bari barateretsemo ibibazo, harimo uwo bita Ngabo Medal. Uyu Ngabo Medal nawe turamuzi cyane, we yateretsemo ikibazo avuga ko uyu mugabo ufata ku mavuta yibasira urugo rwe, avuga ko Ngabo Medal adafite ijambo mu rugo, yewe akubitwa n'umugore, ni umugabo ku izina gusa, no mu muziki naho mu rugo byagoranye. Ibi bituma uwitwa Medal we atagira icyo atangaza ku bijyanye no kuba yatanga imbabazi kuri uyu ufata ku mavuta, maze ubundi uyu ufata ku mavuta akomeza kuba muri gereza. Ku rundi ruhande kandi uyu mugabo ufata ku mavuta arashinjwa ibindi byaha birimo kubiba amacakubiri hifashishijwe imbuga nkoranyambaga, ni ukuvuga mudasobwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byatumye uwo bitafata ku mavuta rero atemererwa kuba yasohoka, maze ku nshuro ya mbere bamukubita iminsi 30 ari mu rukiko agifungishije ijisho ataraburana. Ku munsi wa gatatu w'iyo minsi 30 rero uyu ufata ku mavuta yarahawe yo kuba yafungwa no kubitekerezaho, yaje kuba yaterekamo ubujurire bwe mu rukiko, asaba ko yaburanishwa vuba icyaha cyamuhama agataha, ariko kandi yaba n'umwere agakomeza agafungwa. Uyu ufata ku mavuta rero rwaje kuba rwatesha agaciro iki kirego kiwe n'ubujurire bwiwe, nyuma y'uko basuzumye bagasanga icyiza ari uko yakurikiranwa afunze kurusha uko bamureka agataha. Mbere y'uko kandi imyanzuro y'uru rukiko isomerwa uyu mugabo ufata ku mavuta, hari urupapuro cyangwa se ibarwa yagiye ica ibintu ku mbuga nkoranyambaga, nta yindi nibarwa uyu mugabo ufata ku mavuta yandikiye abakunzi ba Gorilla Football Team, aho yakomeje ababwira ko bagomba kumutsindira ikipe ya Rayon Sport, kuko ariyo misiyo, ikaba ari nayo gift cyangwa se impano ikomeye bazaba bahaye uyu ufata ku mavuta ahantu ari muri gereza. Kuri ubu ngubu rero ubu tuvugana urukiko rukuru rwa Nyarugenge rukaba rwemeje bidasubirwaho kuyufata ku mavuta agomba kongera gufungwa iminsi 30, yewe akakurikiranwa ari muri gereza, kuko ari byo bishobora gutuma akurikiranwa neza maze agahabwa ubutabera bukwiye. Nubwo afata ku mavuta ku rundi ruhande yavuze ko afite ikibazo cy'uburwayi n'ubuzima bwe, yewe akaba anafite umuryango agomba kwitaho, ibi ngibi ntabwo urukiko rubirebaho, ahubwo rukurikiza iki tegeko rivuga. Ubu ngubu rero icyo twese dutegereje nk'abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko abakunzi bafata ku mavuta, turimo turibaza ngo mbese nyuma y'iyo minsi 30 bizagenda gute? Fata ku mavuta azafungurwa cyangwa se arakomeza aterekemo ubujurire? Ni byinshi rero n'ibiminduka zizagenda ziba kuri uyu mugabo ufata ku mavuta, ni ngiye uzabikugezaho kuri Hola TV. The Hola One Present. Nizere ko utari buve hano utarakora subscribe, ibintu byose bijye bikugeraho, turushaho kubana neza, ibintu bibe bombastic. I love you so much. Nizere ko ibintu byose wabikurikiranye neza, kandi Imana ijye ibandebera icyoroshye. Ndabakunda cyane.